ku murongo wa 51 ijambo riravuze ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyubora numara kwambikwa kudapfa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kurihe warupfuwe urubori rwawe rurihe ibyaha nibyo birubori rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko ariko Imana ishimwe duha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami ayo yose iyo mirongo yose nyirengejeho kugira ngo tugume muri context kandi muyisigarane nk'iyo kubakomeza ariko nifuzagira ijambo riri ku murongo wa 52 rivuga ngo mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe haleluya bene data impanda izavuga mu kanya nk'ako guhumbya abapfuye bazurwe natwe abazaba bakiriho bagumyeho kuzageza ku kuboneka kwe ntago nzi niba nzaba ndi muri abo sinzi niba nzaba ndi mu bazazurwa ngo ariko tuzahita duhindurwa ngo iyi mibiri ibora yambikwe kutabora haleluya icyo gihe tuzambikwa kudapfa twimane n'umwami wacu icyo gihe nibwo tuzamusanga ariko ngo bizaba mu kanya nk'ako guhumbya nk'uko umwami Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 24 abivuga ngo ku murongo waho wa 27 aravuga ngo kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba haleluya iyo ugeze ku murongo wa 30 noneho wumva ari kuvuga kugaruka bya nyabyo noneho haje gushyira iherezo ku bintu byose ariko igihe hazaza bikamera nk'aho ari umurabyo ukubise ukarenga nubwo azabaje kutujyana bene data nta nuzamenye uko bigenze bizaba nka kwa kundi umurabyo kubita waba ukibwira abantu ngo dore umurabyo we bo baza bakabona umurabyo warangije gucaho ibintu byarangiye uko niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera ariko akatubwira ku murongo wa 28 ngo aho intumbiri hose niho inkongoro ziteranira iri jambo rikunda gusoba benshi ariko Yesu yari arimo avuga ko ahazabonekera abe niho bazateranira ntibakeneye ubabwira ngo Yesu ari hariya ngo nimuze ngo ahangaha oya aho intumbiri ni inkongoro ziteranira nk'uko nta tangazo uzumva kuri radio rihamagara ngo urumva ngo aha naha hari intumbi ngo nimuze ngo inkongoro zose muri inyama reka da ntago umenye uko bigenze aho intumbiri inkongoro zikahateranira niko aho umwami Yesu azabonekera abamutegereje bahumurirwa no kuza kwe bazamuteraniraho ako kanya nuko bizagenda ariko nyuma yuko abo bagiye ijambo rirambwira ngo nyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima tugere ku murongo wa 29 niho tugeze twahereye ku murongo wa 27 hanyuma ku murongo wa 29 aho intumbiri hamaze guteranirwa n'inkongoro umva ikintu gihita gikurikiraho ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo munsi uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru haleluya icyo gihe noneho kizaboneka ntago ari umurabyo kuko ibyo umurabyo byarebaga itorero gusa ariko dore noneho nyuma y'umubabaro uzakurikira kwa kurasa k'umurabyo nyuma y'uwo mubabaro ngo noneho nibwo ngo bazabona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi azatumisha abamarayika be
ibi byose mushobora kubisoma mugakomeza hasi, ariko nashaka kumvisha ko Yesu mbere yuko azi ikimenyetso cye kikaboneka ku ijuru amoko yose akamubona akamuborogera, yewe ngo n'abamucumise bakamureba, azabanza kuza nk'umurabyo, ubundi aho intumbiri niho inkongoro zizateranira. Mwene data ndakwifuriza kuzaba mu bantu bameze nk'abafite sumako Yesu abakuruza, ku buryo hazabonekera tuzamuteraniraho nk'uko inkongoro ziteranira ku ntumbi, nk'uko ahantu hari intumbi runaka nta urinda guhuruza, ahubwo inkongoro ziribwiriza zikaza. Aya niyo magambo yakoreshejwe mu gusobanura iki kintu, kandi agisobanura neza koko. Bene data rero rwose itorero riragiye, itorero rizava mu isi bidatinze, kubera ko umwami Yesu uko kuboneka kumeze nk'umurabyo ni kuboneka rimwe kwa rimwe. Ijambo ryatubwiye hariya mu Korinto ba mbere 15 ngo ni ku mpanda y'imperuka, ubwo impanda y'imperuka izabivuze ngo nibwo umwami Yesu azaboneka natwe twese tukamuteranirizwaho, abapfiriye muri we bakazuka, hanyuma abazaba bakiriho nabo bakamusanganira. Ndumva ndi kuguma ndyoherwa, ariko ngiye gusoma icyanditswe kimwe noneho hanyuma mpite nsoza. Haravuze ngo mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo waho wa 15 haravuga ngo iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami wacu tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Icyo gihe ntago ari uzadusanga ku butaka bene da, icyo gihe azaba ari mu bicu, nta uzamenya uko bitugendekeye, tuzacaho natwe tumusanganire mu kirere. Haleluya! Ijambo rikambwira ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Agasoza 18 avuga ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Mwene da, urabwiriza ubutumwa bakagutuka, soma Abatesalonike ba mbere hano ahangaha tumaze gusoma igice cya 4 uhereye ku murongo wa 15. Umwami azaza natwe tuzamusanga mu kirere, nuko tuzabana n'umwami iteka ryose, kure y'ibitutsi, kure y'inyuro, kure y'ibi byose y'imicunaguzo n'iki byose, tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Uyu munsi icyamira ijambo rikakumara umubabaro, icyisi irimo gukorera cyose, wibuke yuko tuzabana n'umwami iteka ryose, wibuke yuko tuzamusanganira mu kirere. Haleluya! Bwa mbere yaramanutse araza dusanga ku isi, bwa kabiri azaza tumusange mu kirere atujyane mu rugo rwa data. Hahandi yasize atubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo atabayo mba mbibabwiye ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe muzabeyo. Haleluya! Bene data, niyo mpamvu ninginga abo tutari kujyanayo. Mwakabyaramwe, hari igihe uba ufite umushyitsi wawe mu rugo akakurambira, ukabona rwose kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera,
amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. Nimukererwa ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza, mbese wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. N'ukwiyambure iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Nshuti yambure n'ukwiyambura iyo myambaro y'isi Yesu akwambikiye y'ubukwe, ndetse yambure n'ukwiyambura imyambaro y'idini Yesu akwambikiye y'ubukwe. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya, haleluya. Mwami wanjye kandi Imana yanjye, ndagushimiye igitondo cya none yuko Mwami Imana abakwemeye bakizera izina ryawe bameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana watambwe rimwe gusa. Mwami wanjye, abo ngabo nibo bazahagarara imbere yawe badakozwe n'isoni Mwami. Ariko data, mu bihe nk'ibi ndagushimiye kugihamagara, uracyahamagara hirya no hino kugira ngo abumva bitabe, ngo umwuka n'umugeni barahamagara. Mwami wanjye, uyu munsi umugeni wawe ukiri n'ahana warahamagara kugira ngo Uwiteka uwumva nawe yitabe, azamesera ibishura bye mu maraso yawe. Mwami wanjye, nuko ndasenga Mwami muri iki gitondo kugira ngo ukore ku mitima y'intama zazimiye, aho zazimiriye hose Mwami uzitarure, ukore ku mitima Mwami Imana y'abakubaha ariko bakibinengekamo, mu izina rya Yesu Kristo ubibutsa urukundo rwabo rwa mbere. Ndakwinginga kugira ngo ukore ku mitima y'abantu basinzirijwe n'ibitotsi by'idini, mu izina rya Yesu bakore ku mitima bamenye ko uhagaze ku irembo urimo urakomanga. Oh haleluya, haleluya. Aka kanya tugiye kuganira Mwami nkashyize mu biganza byawe, nyemerera ubane natwe utugirire neza. Uwiteka umwuka wawe aganirize buri muntu, kandi Mwami wanjye buri wese abone ikimwungura muri aka kanya tugiye kumara tuganira. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen.
Ndabasohoje bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu ashimwe cyane, kandi amahoro y'Imana aruta y'umuntu wese yakwibwira natwarire mu mitima yanyu, mwebwe abubaha umwami wacu kandi mutegereje kuzaboneka kwe. Bahaye rero ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana. Numvaga ari amagambo ndi ku mutima nifuza kubasangiza, kubera ko ndumva rwose nemezwa n'umwuka wera yuko umwami Imana, umwami wacu Yesu Kristo ageze ku irembo kandi aje gutwara umugeni we. Ariko benshi cyane barasinziriye, benshi cyane bari mu gitotsi giterwa n'idini, cya kindi cyababereye n'umuhunikiro uteye ubwoba. Ariko abo ngabo nibo nje kubwira, mwebwe muri mu bitotsi, mwebwe musinziriye, birashoboka ko tutari kubona amagambo akwiriye yabakangura, ariko nibura nimunyemerere uyu munsi tubasabe mutwihanganireho gatoya. Mu cyongereza baravuga ngo just bear with us. Mutwihanganire ku bisazi byacu, mutwihanganire ku gukabya kwacu, mutwihanganire twebwe abatabona gakondo hano iwanyu, nimube mutwihanganiyeho gatoya. Uzi impamvu mbasaba kugira ngo mutwihanganireho gatoya? Umwanditsi umuhishuzi Yohana yandika mu gitabo cy'ibyahishuwe yavuze amagambo akomeye. Reka yenda mpasome mu gice cyaho cya 22. Uyu munsi ntago nshaka kuza kubatindira cyane, ndifuza ko dusoma mu byahishuwe igice cyaho cya 22 mpereye ku murongo wa 14. Haravuga ngo, reka mpere 12, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yo mu ruturuturu. Umurongo wa 17 aravuga ngo, ni nawo dusorezaho, umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Bene data, uru rusaku muri kumva tuvuga mukadutuka ku manywa na nijoro, ni umwuka n'umugeni bari guhamagara bati ngwino. Niba ufite inyota ngwino, niba ushaka amazi ngwino uyajyane ku buntu, amazi y'ubugingo. Ariko ufite amahirwe ko uyu munsi umwuka n'umugeni bakiri guhamagara ngo ngwino. Bene data, ejo bundi nyuma y'ikiganiro nakoze kuri Saint Valentin, nahise ntekereza, ni kimwe mu biganiro byatumye abantu banyataka cyane, ariko mpita ntekereza n'ibindi byatumye banyataka. Ntekereje uyu murongo wa 15 uravuze ngo, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Niko mwene da ko tukubwira ibintu bya pranka. Navuga pranka nkakwereka ibinyoma birimo, ukanya dukira ukaba ari giye utuka. Ntago ubona ko hanze hazaba umuntu ukunda kubeshya akabikora? Ubu koko urambwira ngo uzanyura kuri iki cyanditswe ujye uhora ufabrika ibintu by'ibihimba? Dore n'ukwa kane kuregereje, wa munsi w'abasazi nababwiye, ukwa kane nako kuregereje. Uba abantu bagiye gusarira rimwe, ariko ibi bibereka abantu bazaba hanze. Ejo wundi kuri Saint Valentin mbakorera rwose icyegeranyo, mbereka abantu ibishushanyo byashyiriweho uriya munsi nuko bigenda. Hanyuma umuntu nta nubwo aza ngo akubwire ngo ngo wibeshye, ngo ntago ari icyo byashyiriwe, ngo jye nakoze ubushakashatsi yenda nsanga Saint Valentin yari umupadiri w'umugatolika. Umuntu w'umupfapfa akaza nyuma y'ikiganiro nk'icyo aje gusa kukubwira ngo nawe urakabya. Nyihanganiraho gato.
uyu munsi nje kukubwira ngo nyihanganiraho gato. Ibi ngibi muri kumva mvuga n'abandi bene data Imana ihagurukije muri iki gihe bari kuvuga mu ndimi zose. Bene data, ibi ngibi ni nk'intashyo turi kubasigira, mu minsi iri imbere biraje bibabera urwibutso, ariko ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mubibike ku nkingi z'imitima yanyu. Nibura nibisigara ari urwibutso, muzajya mubyibuka, mwibuke ko noneho niba umugeni agiye, igikurikiyeho ni imperuka y'isi, igikurikiyeho ni uguhembwa no guhanwa, noneho na Gehinomu izabirindiriye abantu. Ariko bene data, uyu munsi umwuka n'umugeni baracyahamagara bavuga bati ngwino uwumva naze. Ni ukubera iki? Nyuma ya kiriya kiganiro cya Saint Valentin nabonye ahantu ubupfapfa bugeza abantu. Ubupfapfa bugeza abantu ahantu ndenga kamere wagira ngo ntibikinafite igaruriro uretse gusa ubuntu bw'Imana. Ni gute ushobora kwereka umuntu inkomoko y'ibintu ntaze kuba ari yakuburanyaho, gusa mugapfa ko wayimweretse? Umuntu mugapfa ko wamweretse imyuka iri inyuma y'ibyo ari guserebura, ntari guhakana ko atariyo, nta kindi kintu yabonye. Ariko ndimo ndasenga Imana inyemerera impa umwuka w'ubwenge inyigishe kujya nsubiza bene abo bapfapfa. Ariko ubu kuko ntarabona iyo Imana itarampa iyo mpano, mpitamo kubihorera, kuko mbasubije nabasubiza mu bupfapfa bwanyu. Ni gute umuntu akwereka ati dore amateka yo ntaba naburanywa, haba yanditse nawe uba wagenda ukayasoma, hanyuma umuntu akaza gusa kukubwira ngo nawe urakabya? Mwene data, ni ukuri ndabizi pe, abategereje kuzahishurwa kwa Kristo Yesu turakabya, isi turayiremereye nk'uko natwe turemereye. Natwe tubona ibyo mubamo tukabona murakabya. Kubera iki? Turi mu isi ebyiri ziteganye zitazahura, keretse ahubwo kwemera uyu munsi ukaza ukamesera igishura cyawe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo nazaza atazasanga uhugiye mu bintu nk'ibyo by'amafuti. Erega bari abakobwa 5 b'abapfapfa, wari uzi ko impamvu bitwa abakobwa 5 mu Cyongereza babita 5 foolish bride? Nabo bari abageni. Bari abakobwa 5 nabo bari bategereje Yesu, ariko bari bamutegereje mu buryo bw'ubusazi, bari bamutegereje mu buryo bw'ubupfapfa. Ubundi sindabona ikintu na kimwe gishobora guhuza umukobwa witeguye ubukwe, sindabona ikintu na kimwe gishobora gutuma umukobwa uri kwitegura ubukwe akura umutima ku bukwe bwe akajya mu bindi bintu bidafite aho bihuriye n'ubwo bukwe. Imana yo mu ijuru rero idufashe rwose, itube hafi, itugirire neza. Umuntu wese uyu munsi ahitemo uwe mugabane atazakwa. Ariko dore umugabane nkwifuriza mwene data, ni ukumesera igishura cyawe mu maraso y'umwana w'intama, kugira ngo wemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Hari igihe ndeba navuze ibintu nka Saint Valentin nkareba amagambo byavugishije abantu, ariko nkabona abantu ntibajya baniga, ntago abantu bajya biga. Imana ikwiye gufasha abantu ikabigisha kwigira nibura ku makosa bakoze. Munyemerere mbibutse, dutangira kuvuga ibintu bya corona abantu baradututse koko. Dutangira kuvuga ibintu bya corona, uzarebe umuntu wese wavuze kuri ibi bintu niwe muntu wamenye ko burya bene wacu bazi gutukana byiza, baduhindura abasazi. Twababwira yuko nyamara nyuma y'iki cyerezo kije kugira ngo hazaze inkingo bazibatere, baduhindura abasazi. Za nkingo zije tuti nyamara se ebyiri gusa inyuma hari izindi, nabwo baduhindura abasazi. Nyamara tubabwiye tuti izo nkingo ni ibintu byo kwitonderwa, nabwo baduhindura abasazi. Ariko nyuma y'ibyo byose bimaze kugeramo, babonye ko ibyo ari byo, benshi bamwe baratuza baravuga ati burya bya bintu banza byari byo koko. Ariko nta nubwo umuntu yigira kuri ubwo bupfapfa bwamubayeho bwa mbere, nta nubwo umuntu yigira ku byo atarazi bwa mbere kandi akabirwanya atabizi. Kubera iki umuntu ashobora kurwanya ikintu nibura adafite n'ikindi kintu ahagazeho kimuperimeta kurwanya ikiri kuvugwa? Tu simplement wumvise ibintu mu makuru, wumvise ejo bundi nayo ndi gutekereza, ariko ko twababwiye ibya corona yaje twese tureba bigatera impagarara,
aho tubabwiye ibyo twavutse bihari kandi nabyo byavuzweho abantu ntibabimenye, ko twavuze ibya korona bigatera impagarara, tuvuze ku bindi byorezo nabyo birimo ibintu byinshi byabanje ibindi byorezo kandi uyu munsi bimaze abantu nka za sida nka zaki, uwababwira amabanga ari inyuma y'ibyo bintu byose, aho noneho byacura iki? Aho noneho byacura iki? Kandi ko ijambo ry'Imana riri claire muri Hoseya ibice 4 riravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya, abantu barimo bararimbukira mu mibiri yabo bazira kutamenya, abantu barapfuye barashize bazira kutamenya. Ariko ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 18 riravuga ngo umunyamakenga yabonye ikibi kije arakikinga, naho umupfapfa akihuramo yarangiza akababazwa nacyo, akirukankiramo yarangiza akababazwa nacyo. Nyamara umupfapfa Bibiliya imuvugaho cyane, ikavuga uburyo akanwa ke gahora karangaye, iteka ahorana ibintu byo kuvuga kandi bidafite ingingo n'imwe. Koko mwaretse tukava mu bupfapfa, niba utanabikorera agakiza ukabikorera ko ufite umuryango, ukabikorera ko ufite abana bagukeneye ngo ubarere, ukabikorera ko ukeneye ukongera ugafata ubuzima bwawe au sérieux, ni gute ibintu byose bihurura bikeneye umubiri wawe, bikeneye imibiri y'abana bawe, uhita ubihururiramo ukagenda ukabijyamo, warangiza ukajya kwigarura ari uko watangiye kubabazwa nabyo? Bene data, Imana idufashe, iduha ubwenge muri uru rugendo, iduha ubwenge. Ariko uyu munsi amagambo turi kuvuga nayo kubabwira ngo nimutwihanganireho gato, ntago urusaku rwacu mu rufite igihe kirekire, nimutwihanganire bana b'isi, ntago ibyo turi kubabwira mu bifite igihe kirekire. Nubishobora ujye ubikura kuri YouTube bibike, niba uzi yuko uri umwana w'isi ufite gakondo yawe inaha, niba uzi kuri muri 5 b'abapfapfa bategereje Kristo bivanga n'isi, jya ubikura kuri YouTube bibike, bizakugirira umumaro abitorero bamaze kugenda, bizakugirira umumaro tutakibarizwa inaha, bizakugirira umumaro mwene data. Noneho igihe cyo kubona ko byari seriye cyageze, ariko uwagira ubwenge uyu munsi yamenya ko nta kindi gihesha gukiranuka uretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Kandi ikibikubwira nuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana bonyine. Niba ubaho ubuzima buyoborwa n'imyumvire yawe, nibura hagira nukuburira ntusobanuze umwuka wera uti mwami wanjye ibi byari ibiki, ndakubwiza ukuri. Haleluya. Mwene data, ukeneye kugira ibintu subiza ku murongo. Turi mu isi yacuramye, turi mu isi iri kugenda ku muvuduko wadushobeye. Uyu munsi ibintu byose byakubitanye, ahatari imitingito hari imyuzure, ahatari imyuzure imvura yabuze, ahatabuze imvura hari intambara nko muri Ukraine, aho intambara itabuze, aho intambara itateye hari ibi. Isi yose iri mu midugararo, iri mu ntambara, iri mu biki byose. Ariko uyu munsi icyaguhesha amahoro ni ukumenya ko hariho umwami umwe gusa uzaza agaca intambara zigashira, warangiza ukaba ku ruhande rwe. Mwene data, kuki waba ku ruhande rw'isi kandi ubibona yuko isi irimo ishirana no kwifuza kwayo, ubibona ko ibi bintu byose biri kuba nta kintu kiri naturere kirimo? Babyita gute harya? Sécheresse, nibagiye ukuntu bayita. Iyi sécheresse mubona yateye ahantu hose habuze imvura. Ndabinginza ababishoboye, nabonye hari abaza bakantuka bakambwira ngo nabo bashoboye amaroshershe ngo ibyo byose bagenda bakabyikorera. Nimugende nyine munadufashe bene data, nimugende mushake projet yitwa HARP. Murareba technology zihari uyu munsi nibyo zibasha gukora. Technology ziprovoka imitingito, technology hari umuvandimwe Bosco aherutse kutwereka umudamu wo muri Romania wavuze kuri uriya mutingito wo muri Turkiya na Syria. Ntibyavuye muri Turkiya na Syria, niba ari uguhana Romania bwakeye umutingito ujya muri Romania.
ibyo bintu mwe murabyumva mukumva ni ibintu bisanzwe, ariko ndakubwiza ukuri bafite iki kintu cyitwa mondialisation, iki kintu kiri kudutwara muri iki kigare kidusaba imibiri yacu, kitujyana muri transhumanisme, kitubwira kwikomitinga mu bintu byose. Iki kintu kiri kutujyana ahantu kandi noneho gifite teknoloji zo gukora ibyo bintu byose. Baprovoka imitingito a volonté, bagafunga imvura neza ikirere bakakigomera a volonté, bagateza imyuzure imvura ikagwa iri artificielle y'umwihariko igatwara ibintu. Muzarebe imiyaga yabaye mu Buhinde umwaka ushize, hakaba umuyaga extraordinaire utarigeze kubaho. Ariko ibyo bintu byose ibi ngibi byo muri kubona biri muri agenda, nzabibasobanurira muri cya kiganiro cyitwa Isi iragana he. Ariko biri muri agenda iyi ngiyi nyine ya ecology, iyi ngiyi yo kurengera ibidukikije, igamije tout simplement kutugira gute, kudufungiranira twese muri smart cities ngo dukunde tubashe kuba contrôler, dukunde tubashe kugengwa. Ariko mwene data, ibyo byose ntago ari ibyo kukubuza amahoro nonaha. Nta kindi cyaguhesha amahoro uretse kuba ku ruhande rw'umwami w'amahoro, kuko isi yo yasaze, isi yo yataye umutwe, isi yo wagira ngo isigaye igendesha umutwe aho kugendesha amaguru, wagira ngo ubwenge bwayo busigaye buba mu bworo bw'ibirenge aho kuba mu gitwariro. Ariko reka nkubwize ukuri, ubwenge bwinshi niko Bibiliya yahanuye ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira. Ubwenge iyo bubuzemo kubaha Imana bubamo abadayimoni, bubamo abazimu, bubamo ibintu nk'ibi byose mubona bitakabaye biba mu muntu ufite ubwenge buzima. Rero bene data, ni mutwihanganire dukabye, turi mu gasegonda kacu kanyuma. Ni mutwihanganire twitandukanye, dukabye rwose mu kwitandukanya n'isi, turi mu gasegonda kacu kanyuma. Akangaka niko dufite ko guhamagara umwuka n'umugeni. Reka bahamagare bati ngwino, kandi uwumva wese naze, ufite inyota naze, ushaka ko tujyanayo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nushaka ko tujyanayo ihane. Nawe niba ushaka ko tujyanayo mwene data, haracyari uburyo bwo kujyanayo rwose, haracyari uburyo bwo kwinjira muri uru rugendo. Ariko abajya mu ijuru bagenda batameze nk'abana b'isi. Ijambo rirambwira mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 aho batubwira ku ntwari zo kwizera, hakavuga ngo abo bantu ngo ndetse n'isi ntago yari ikwiriye ko bayibamo. Teruma bari bameze nk'ibimanuka ku isi, bari ubuse turakabye ugira ngo ziriya ntwari zo kwizera zo ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bazibamo. Ariko fata umugabo nka Aburahamu wari ufite ibintu byose, ariko yamara gukubita amaso umudugudu wubatse ku mfatiro, agahitamo kuba mu mahema mu gihugu yarazwe, mu gihugu afite nka gakondo ye. Ntago yari abuze uko acyubaka, ariko yari yabonye ikindi gihugu, haleluya, cyubatse ku mfatiro. Ngo abo bantu bagendaga bameze nk'ibicibwa mu isi. Kubera iki? Ngo n'isi ntago yari ikwiriye ko bayibamo. Uyu munsi hari igihe kigeze kugira ngo itorero rigirwe n'abantu isi dakwiriye ko bayibamo. Iby'isi byose biguseseme, iby'isi byose imigenzo y'isi gizite. Hariya twasomye haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasenga ibishushanyo. Mwene data, ko tukwereka ibishushanyo bisengwa kuri iyo minsi, ibishushanyo byagenewe byambarirwa ayo mabara, bitegurirwa gutyo, ukatuvudukana. None se ko hanze hazaba abasenga ibishushanyo, aho ngaho ubwami bw'Imana ntibwaba bugiye kukugwa gitumo? Imana yo mu ijuru ibane n'abantu bayo. Munyemerere dusomire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Umubwiriza. Mu gitabo cy'Umubwiriza ibice byaho ni 11. Hanyuma ndahera ku murongo wa 9. Haravuga ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe, n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe. Kandi nukuri ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko
rero ikura umubabaro mu mutima wawe kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Ndasubiramo umurongo wa 9. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze. Rwose umutima wawe nukunezeze. Niba ushaka kwifetera Saint Valentin, genda ufete. Urashaka kwisindira inywere, nakubwira iki? Wa musore we, ishimira ubusore bwawe, ukora ibyo wumva umutima wawe ushaka. Yewe nihagira n'ugutangira ntiwifate wemera umutukagura umurambike hasi. Ukora ibintu byose uko umutima wawe bikuyoboramo, ariko icyitonderwa ugomba kumenya ukagitindaho. Ibyo byishimo nutiga kubijera nibyo bizatuma Imana igushyira mu rubanza. None haha nta nubwo tukibwira abasore gusa, turabwira n'abagabo n'abagore bakuru banze gukura, baheze mu myaka y'ubuto. Umva, nta kibazo, nimwishimira ubuto bwanyu bwose budashira, nimwishimira ubuto bwanyu butagira iherezo, ariko mumenye yuko ibyo bintu bizatuma Imana ibashyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe mwene data, ngo kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi. Niki cyatuma ujyana umubiri wawe mu bintu bituma uzawurimbuza? Koko tandukanye umubiri wawe n'ibibi. Uyu munsi ndakwingingira muri Kristo Yesu, kuko umwuka n'umugeni baracyahamagara kandi bakavuga ngo uwumva nawe nahamagare. Bene data, niki kintu gitumye turangara bigeze aha ngaha? Imana yo mu ijuru nidufashe umenye yuko ibyo bintu byose bikunezeza. Ku murongo wa 7 yatangiye avuga ngo nukuri umucyo uranezeza kandi kureba izuba bishimisha amaso. Nukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kuyinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Birababaje kuba mu minsi y'umwijima w'icura burindi dusohoyemo, abantu bakiri kubwiriza kujya kureba izuba, bakiri kubwiriza gutemberera ku mazi. Bene data, ibyo ngibyo ni ubutumwa abana b'isi babwiriza. Twebwe twari dukwiriye kubwira abantu kwitegura umukwe ugeze ku irembo, kwitegura umukwe uje. Ariko uyu munyabwenge aburira abantu arababwira ati rwose ishimira ubusore bwawe, umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, ariko ibyo ntibikwibagize yuko bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Imana yo mu ijuru idufashe. Mugenzi wowe ugana mu ijuru ujye umuhanga amaso, kandi nawe utarinjira mu nzira ijya mu ijuru ndakwingingira kugira ngo niba uyu munsi ubihisemo winjire muri iyo nzira, ariko niba utanabihisemo ibi bikubera ntacyo uzasigarana nk'urwibutso. Ujye wibuka yuko abitorero babivuze bakiri inaha. Ujye wibuka yuko abitorero bavugaga yuko bagiye kugenda bakiri inaha, ariko batashatse kuzabasiga imbokoboko. Nibura bashatse kubasigira ikizasigara kibibutsa yuko nyuma y'ibi ngibi umwami Yesu noneho azaza amaso yose akamubona, yewe n'abamucumise bazamureba. Haleluya. Mujye musoma mwitonze igice cya 24 cyo muri Matayo. Umwami Yesu asobanuramo event ebyiri zitandukanye. Iya mbere ngo izaba nk'uko umurabyo urasira iburasirazuba ukarengera iburengera bwazo, ngo uzakubita nk'urashe gusa bibe birarangiye, abantu babe bakuwe muri mwebwe, umwami batwaye umugeni we birarangiye. Ariko kandi hepfo avuga noneho kuza kwe ku mugaragaro, aho amaso yose azamureba. Icyo gihe agatandukanya intama n'ihene, icyo gihe akavangura ihene mu ntama. Ubwo azaba yaratwaye umuganura, none hazaba agarutse kugira ngo ace urubanza rw'ibiriho byose. Mwene data, nibura nutagenda muri uwo muganura aje gutwara, nubwo nta kwifuriza na gato kubura muri wo, nubwo nta kwifuriza na gato kubura mu itorero rigiye kuzamurwa, ndakwingingira kugira ngo nuramuka unaribuzemo uzasigare wibuka izi ntashyo turi kuguha uyu munsi. Haleluya. Mu gitondo nabyutse ntekereza indirimbo twaririmbaga muri korali kera, yaravugaga ngo natangiye urugendo rugana mu ijuru, ngo nari nzi ko nzarubonamwe amahoro, ngo none se ko naniwe kandi ntagezeyo, ngo ubu ngubu mbigenze nte? Bene data, nukuri
tunyura mu misozi, tunyura mu mataba, ni urugendo ruvunanye ariko ntabwo turi twenyine. Undi muririmbyi akamukomeza amubwira ngo komera ushikame kandi wihangane, mu gusenga kwawe Imana irakumva. Twigeze kwiga ku mibatizo 7, mbaganiriza ku kintu cyitwa umubatizo w'imibabaro. Bene data, turi muri uru rugendo hari ubwo tunyura, nta nubwo option, ni itegeko, buri muntu wese uri muri uru rugendo anyura mu mubatizo w'imibabaro, ariko komera ushikame kandi wihangane, mu gusenga kwawe Imana irakumva. Kandi dore marayika ageze ku irembo, haleluya, ngo dore marayika ngo ageze ku irembo kugira ngo ahe imbaraga abagenzi, haleluya. Hari igitero twageragaho tukaririmba ngo nyabuneka Mana tabara itorero, dore abantu bawe barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje abagenzi. Nyabuneka Mana, nyabuneka Mana tabara itorero, dore abantu bawe barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje abagenzi, haleluya. Icyampa uyu munsi ukakira uku gukangurwa, ugakanguka ukamenya yuko umwami ageze ku irembo. Kandi uretse no kugaruka kwe, turi mu bihe twumvise ubuhanuzi, ngira ngo nta muntu wizera utarumvise ubu buhanuzi bw'uko tugeze mu gihe cyo gusarurwa kw'abantu benshi cyane, ngo uwahuranye umuhoro arahari kugira ngo asarure benshi cyane. Bivuze ngo amagare y'abantu benshi ahagaze ku muryango, ariko urahura cyaburanira Saint Valentin, urahura cyaburanira ntumbaza amapranka n'iki byose. Mwene data, amagare y'abantu benshi cyane ahagaze ku muryango. Niba utarumvise ubwo buhanuzi, rwose njyewe narabwumvise, njyewe narabuhamirijwe. Aya magare ahagaze ku muryango aje gutwara benshi cyane, kandi icyampa akagutwara. Niba ari igare ryawe rije, niba ari igare ryanjye rije rigasanga naramaze kumesera ibishura byanjye mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Iyo ndirimbo harimo igitero kivuga ngo nshishwa mu ruganda kandi nkababazwa, ariko Uwiteka ajyampa imbaraga, komera ushikame kandi wihangane, kuko ufite umurengezi, haleluya, haleluya. Ibyo waba uri kunyuramo byose mwene data, ndakwingingira kugira ngo ukomere ushikame, kuko ufite umurengezi. Kandi ndakwingingira kugira ngo ibintu unyuramo bigukomeze, uhindukire ukomeze abandi, kugira ngo ibingibi ntibibi byo kuguca intege, kugira ngo urekeraho kuvuga, kugira ngo urekeraho kwamamaza inkuru nziza, ahubwo uhagarare muri gahunda y'umwuka n'umugeni. Ubwo umwuka n'umugeni bahamagara ngo ngwino, nawe hamagara muri karitsiye yawe, ku ishuri uhamagara uti ngwino, mubo mukorana uhamagara uti ngwino. Umwuka n'umugeni, uyu munsi umugeni nibwo agomba guhamagara, kuko nibwo agihari. Ndakwingingira muri Kristo Yesu kugira ngo dufatanye uwo murimo. Kandi mwene data, wowe ukiri umwana w'isi, wowe ukiri umupfapfa wahisemo umugabane wo kuba muri 5 b'abapfapfa, nawe twihanganire gato, twihanganire gato. Nukuri ntabwo uzatwumva igihe kirekire, uru rusaku rwacu ntabwo uzarwumva igihe kirekire. Igihe kiraje kandi kirasohoye, kugira ngo nk'uko umurabyo urasira hari ukarengera hari abantu ntibamenye uko bigenze, itorero rya Kristo rive hagati muri mwebwe, musigara ahubwo noneho mutekereza ku byo ryababwiye rigihari. Ba 5 b'abapfapfa basubiza ubwenge ku gihe, nabo basakuze babwiriza abandi batabo twari dutegerezanyije, bo bagiye. Niba bagiye rero, igikurikiye ahubwo ni Gehinomu, muze twihane. Igikurikiyeho nuko aje guhemba no guhana, muze twihane. Uyu munsi ubwo rero tugihari nk'itorero rya Kristo, ndabingingira muri Kristo Yesu kugira ngo dukore uwo murimo. Yaravuze ngo
mugende mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa bwiza, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse, dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka. Haleluya. Rero uyu munsi ni igihe cyacu cyo kugira ngo tubwire amahanga yose, rwose bana b'isi nimutwihanganire, turasakuza turabizi, tuvuga ibibarya mu matwi turabizi, tuvuga ibyo mudashaka kumva turabizi, ariko mu minsi mikeya bigiye kumakinga sense kuri mwebwe. It's gonna make sense to you. Bizamakinga sense, ntimubigireho ikibazo, ubusazi bwacu buzamakinga sense. Ikibazo nuko tuzaba tutakiri kumwe namwe, ariko umwuka wera azaba akirimo akiza abashaka gukizwa bose. Itorero rwose uzashaka kuryinjiramo, uzashaka kuvuka ubwa kabiri, azaba bifitiye uburenganzira, ariko azaba ari mu bihe bitamworoheye, kandi noneho atagifite na babandi yirirwa gatuka yakabaye afata nk'abajyanama. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ndumva ijambo Imana yampaye narisoreza aha, mbinginga kugira ngo ye baba we bana b'isi nimutwihanganire, bapfapfa batanu mwabihisemo nimutwihanganire, bear with us. Hari umuntu wambwiye kuri Saint Valentin ngo ariko nawe ntugakabye ngo Imana ntizatubaza ibyo tutamenye. None se nyine niba wowe warahiseho gufata umufuniko, gufata servo yawe ugashyira mu ishasho ugapfundikira ukabika, waretse abandi bakabimenya ko ntacyo bitwaye? Ko kutamenya birimbuza. Ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya. Niba wibwira yuko ibyo utamenye bitazakurimbuza, ufite ikibazo, nturasoma ibyanditswe. Nabyo wirinda kubisoma ngo bitazakurimbuza, nabyo wirinda kubisoma ngo utazabibazwa. Ubwenge bwose n'ubumenyi, reka nkubwire, muri iyi age turimo, in the age of information, umuhanga yaravuze ngo ignorance is a choice. Ngo muri iki gihe cya information, aho amakuru asakaye hose, ubujiji ni amahitamo, kutamenya ni amahitamo. Niba warakoze ayo mahitamo rero, itegure kuzahangana n'ingaruka z'amahitamo mabi wakoze, haba muri ubu buzima no mu buzaza nabwo, haba muri ubu buzima no mu rubanza rudutegereje. Itegure guhangana n'amahitamo yo kwanga kumenya. Umuntu burya, nasomye utuntu twinshi kuri ignorance mu minsi ishize, hari akantu kamwe nakunze kari kuvuga ngo umwanzi ukomeye w'ubumenyi ntago ari ukutagira ubumenyi, ni ukutamenya kudafite ubumenyi. Mu yandi magambo, umwanzi ukomeye wa knowledge, reka mbivuge gutya, it's not ignorance, ntago ari ubutamenya cyangwa ubujiji, ahubwo ni ukutamenya kuri injiji. Kandi donc mumbabarira icyo kinyarwanda nakibuze, nuko abantu twanga kwemera ko hari ibyo tutazi dukeneye kumenya. Ngewe kumenya ubujiji bwanjye bintera kubushakamo ubwenge, bintera gushaka ikintu nasimbuza bwa bujiji. Kumenya yuko hari byinshi ntazi bintera gushaka kugira ngo ndebe ko namenya ibyo ntazi. Umuntu w'Imana Paulo yandikiye itorero araribwira ngo umuntu niyibwira ko hari icyo azi, aba ntacyo yari bwamenye ugereranyije n'ibyo yakabaye azi. Bene data, muri twe nta muntu uragira icyo yakamenya. Nimureke ducishe make twige, byaba ijambo ry'Imana, yewe byaba ibyo muri ubu buzima, kuko nabyo biratwafekta directement. Nta kintu turamenya, isi ifite amabanga. Bene data, ibyanditswe byera byo abantu barabyihunza wa mugani kugira ngo ahari bitazabashyira mu rubanza. Ariko nimwemere duhaguruke, dukure ubwenge mu mufuka, tubuwayaringe, tubucomeke, dutangire dushake ubwo bumenyi, kuko burahari. Ariko bisaba nibura kubanza ukumva ko ukeneye kubugira, hari ikintu ukeneye kumenya. Twagiye muri systeme yo kumva ko abandi bantu ari bo bagomba kwedika abana bacu, ariko it's our duty to educate our children. Ni inshingano zacu kwigisha abana bacu. Ariko se tuzabigisha iki niba natwe ubwacu ntacyo dushaka kumenya? Tuzabigisha uko isi ikora gute kugira ngo bitandukanye nayo, niba natwe tudashaka kumenya imikorere y'iyo si? Tuzabigisha uburyo systeme iri gukora kugira ngo yinjire no mu mibiri yacu, kugira ngo babihungire kure, niba natwe ubwacu no kubyumva ahari turabihungira kure ngo tutazabazwa ibyo tutamenye. Ariko ndakubwiza ukuri, nufata ikintu runaka gitera ingaruka mu mubiri,
ntibizabuza izo ngaruka ko kugeraho, kandi izo ngaruka niba zafekita imibereho yawe ya buri munsi nta nubwo bizakubuza rwose kwisanga n'ibyo wizeraga byaguhindukiye ubusa. Ndagira ngo umuntu ubishoboye asubire inyuma ajye kureba ikiganiro duherutse gukora cyitwa Isi iragana he. Reka rero nsoreza aha ne kubarambira, nifuzaga nanone kubabwira yuko ibiganiro bindi nkora bijyanye na biriya biganiro tuvuga ku bintu by'amadini, maze igihe ndi kuvuga ku madini yo mu kinyejana cya 19, biriya biganiro bizakomeza, ariko ngiye guhindura uburyo mbikora, sinkajye muri recherche ziri poussé, ahubwo ofete mu gutangira narebaga baba muri aya madini n'abantu bafite impano zo kuburana, zo kugoreka ibyanditswe, zo kugira gute. Nifuzaga rero kujya nkoresha amagambo y'abahanuzi babo bwite kugira ngo noneho nibajya no kubiburanya atangira aburanya amagambo y'umuhanuzi wabo aho kuburanya yavuye mu kanwa kanjye. Ariko nabonye ari ibintu bishobora kuntwara igihe kirekire cyane kubitegura, mbanza kubyandika nkabishyira ku murongo, nkegeranya izo nzandiko niba ari za Madame White nkazishyira hariya, ariko ndabona ko igihe kigabanutse cyane. Ubu turaburira ushobora kuburirika, ubu turaburira ushobora kumva, cyane cyane abantu banatubaza impamvu yabyo. Biriya biganiro cyane cyane bigamije gutangira abantu batarajya muri ariya madini, kuko aba bantu bafite abamisiyoneri ibihumbi n'ibihumbagiza biteguye kuza guhindurisha abantu imigorekere yabo y'ibyanditswe. Icyambere ni ugutangira batarajya muri aya madini, kugira ngo abamisiyoneri babo nibakugeraho uzibuka ibyo bizera. Rero ngiye kubishyira mu mbumbe kugira ngo nse n'ubitangira rimwe birangire, tujye no ku yandi madini yaba yo mu kinyejana cya 19 tuyarangize, tujye no mu cya 20, ariko cyane cyane ibyo mbona nifuza kuzatindaho n'ibyo muri aya madini ya noneho ya Gipantekote. Nifuza kuzatinda ku bintu byitwa, mumbabarire, nifuza kuzatinda kuri ibi bintu by'abapotre n'abahanuzi byadutse muri iyi myaka bije tubireba rwose. Ntago ndi umuntu mukuru cyane, ariko apotre wa mbere mu Rwanda jewe yabayeho mureba, nyuma mbona habaye flood y'abapotre, habaye flood y'abaprofete. Umuntu wa mbere wagize title y'umuprofete yaje mureba rwose nkanuye ndi mukuru mfite ubwenge, ariko nyuma ubona bibaye nk'umwuzure, hari agapfunuka profete, ejo hari agapfunuka ndapotre. Hari abapotre bazwi n'abatazwi, hari n'abatagira amadini, hari n'abatagira abo bapotraho. Ariko ndifuza ko dusubira inyuma gatoya tukazaganira rwose. Niyo mpamvu nifuza d'abord kubyihutisha, tukazaganira ku mugabo wazanye biriya bintu witwa C. Peter Wagner, ibintu bituruka muri Amerika. Nkunda rwose kubagira inama nuko bigendamo gahoro. Ibi bintu bya apostola bije gutyo ukabona biraflorinze biturutse ahantu hose, bihise bikwira isi yose. Umuntu wamenye ubwenge yabigendamo gahoro. Rero mu biganiro bizakurikiraho bya Hunga udapfa, ntimuzatangare nimubona ntakiri kujya muri recherche ziri poussé ngo nongere handi magambo. Igihe kiri kunshirana, kandi noneho hari probabilité ko mu mezi ari imbere nshobora kujya mu kazi. Hari uburyo nyine biba bikenewe nabyo kubwiye imibereho yo muri ubu buzima. Rero nindamuka ngiye mu kazi ibintu bizahita bihinduka cyane, igihe kizahita kingabanukana cyane. Niyo mpamvu nifuza kugabanya uburyo ndetaye ibintu, nkaba nabivuga mu mbumbe yumvikana ntoya, mbese nkajya mbivuga uko biri mu mutwe, apana kwicara nkabyandika, kuko ndicara nkabyandika nkamara umunsi wose ndi gutegura texte, nkavaho umutwe wamenetse simbashe no guhita nkora ndi codinga. Ejo nkavuga ntireka mbanze nsoza utwari dusigaye, nkadusoza natwo nkavaho umutwe warushye cyane, nkamara ugasanga kugira ngo nkore ikiganiro kimwe bigiye kuntwara nibura icyumweru cyose ngitegura. Ikindi kandi kiriya kiganiro cy'Isi iragana he cyo mwabonye ko bidashoboka kubirezima cyane utabyeretse abantu kugira ngo babone ibyo ari byo. Nta ibintu tuvuga mu kiganiro Isi iragana he, it's just unbelievable. Ni ibintu udashobora kubelivinga utabonye ba nyirabyo babyivugira. Niyo mpamvu kiriya kiganiro cyo mu gihe gitoya dufite, nifuza ko cyo twazakomeza tukajya dukoreshaho amavideo ari translated, amadokima yaba ari translated. Ndashimira Imana
yaramfashije. Hari umuvandimwe umwe wanyemereye ko yajya anradwiriza juste amatexte cyangwa se akanyandikira, gusa nawe ni umuntu nyine uri muri aya mahanga, ntago najya kumuvunisha cyane. Ariko niba hari n'abandi ba volontaire, please, niba hari abandi bantu bumva bamfasha muri icyo kintu, ni mumfashe twereke isi ibintu aho biri kujya. Nk'ibitutsi bitandukanye nagiye ntukwa ku bindi biganiro, natangajwe ko mu kiganiro Isiragana he twakoze ejo bundi, nubwo cyari kirimo ibintu birenze ukwemera, nta wabintukiye kuko bitavuye mu kanwa kanjye. Nuko abanyarwanda duteye, nuko bene wacu duteye. Iyo umuntu mwene wanyu avuze ikintu you can't believe it, ukibelivinga ari uko translatinze umuzungu uri kukivuga. Ariko reka tube twihanganye, tubibahe mu buryo abantu bashobora kubyakira. Tuzajya tubitranslatinga rwose, tubazanire Klaus Schwab, umuyobozi wa World Economic Forum, ari ubyivugira, kuko jewe mbivuze nta gaciro bigira agaciro iyo mubyumvise bo babyivugira. Rero mudusengere cyane, Imana ikomeze ibidufashemo, ibiduhemo imbaraga, ibiduhemo ubwenge. Kandi muri ako gahe gatoya nsigaranye ntarajya mu kazi, mu nsengere kugira ngo Imana inyongerere imbaraga, ibyo mfite byose mbitange nonaha bigende bishiremo. Ntago ntekereza ko byashiramo, ariko nyine ibishoboka ko umuntu yabitanga abitange. Hanyuma icyo gihe akazi katangiye, Imana izamfashe kugira ngo mbashe kwiyorganiza mu buryo nibura n'ikiganiro kimwe mu cyumweru kitabura. Imana rero iduhana umugisha. Aya magambo yarandika umutima yo gukomeza abitorero turi kujyana mu ijuru, ariko no kubwira abitorero tutari kujyana mu ijuru, bakobwa 5 b'abapfapfa, ndetse no kubwira abana b'isi. Ngira ngo mbisabire mutwihanganire. Ni YouTube ntituzi ngo tuyifiteho igihe kingana iki. Abana musangiye isi bashobora kuyitwirukana hejo bundi kuko nibo ba nyirayo. Ngaho nimutwihanganire, ntimuzatwumva igihe kirekire mwakabyaramwe, ntimuzatwumva igihe kirekire. Umwami Yesu ataje kudutwara, abana b'isi n'ubundi ba nyiri ibi byose bashobora kubidukuraho. Ariko mu gihe tukihafite, please bear with us, mutwihanganire gato. Ubundi rwose nimubishobora mubiteresharije mubibike. Uyu munsi ikiganiro numvaga nshaka kucyita ngo ibi turi gukora, izi nizo ntashyo turi kubaha zizasigara zibabera urwibutso twagiye. Iyo mvuze rega ko tugiye kugenda, hari n'ababyumva nk'abasazi. Le grand départ pour bientôt. Turagiye duhari tudahari, turayino tutahiriwe, tuhiriwe tutaharaye. Nukuri turagiye pe, turagiye. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera ngo ijuru ryahumuye we, sinzi niba ko karirimbo mukazi, tukaririmba ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo ijuru ryahumuye we. Haleluya. Abera bahumuriwe, ijuru ryahumuye we. Abakobwa bahumuriwe, ijuru ryahumuye. Abizera bahumuriwe, ijuru ryahumuye we. Tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo ijuru ryahumuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyama mwene data nawe ugahumurirwa, kuko ijuru ryaguhumuriye nawe ibisazi byagufata. Ijuru ryaguhumuriye wabona iby'isi nk'ibibambwe. Ijuru ryaguhumuriye ibi bisazi byacu wabitugiriramo imbabazi. Niyo utahumurirwa naryo kuko urigiyemo, ijuru ryahumuye abiteguye kujya mu mwuka rimwe kwa heri, tukaguruka mu kanya gato. Mukaba muratubuze we, mukaba muratubuze. Kandi ibyo bintu ntibizabura kumenyekana ko twagiye, muzabimenya. Haleluya. Kuko Imana ntago igikora ikosa, bazasibanganya ibimenyetso ariko muzabimenya. Bene data bo tujyanye, mwirangara ijuru ryahumuye, nimwambara intwaro zose z'Imana. Bene data mukomeze mumese ibishura byanyu, nimwikomeze kuri Kristo. Ijuru ryahumuye, ijuru ryahumuye. Abera turatashye. Haleluya. Munyemerere nsoreze kuri iki cyanditswe kimwe, ubundi dusoze mbabwira ngo abera turatashye, tuvuye inaha turagiye pe.
Abakorinto ba mbere igice cya 15 reka mpere hano ku murongo wa 51. Ijambo riravuze ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo birubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe duha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Iyo mirongo yose nyirengejeho kugira ngo tugume muri context kandi muyisigarane nk'iyo kubakomeza. Ariko nifuzagira ijambo riri ku murongo wa 52 rivuga ngo mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Haleluya! Bene data, impanda izavuga mu kanya nk'ako guhumbya, abapfuye bazurwe, natwe abazaba bakiriho bagumyeho kuzageza ku kuboneka kwe. Ntago nzi niba nzaba ndi muri abo, sinzi niba nzaba ndi mu bazazurwa, ngo ariko tuzahita duhindurwa, ngo iyi mibiri ibora yambikwe kutabora. Haleluya! Icyo gihe tuzambikwa kudapfa, twimane n'umwami wacu. Icyo gihe nibwo tuzamusanga, ariko ngo bizaba mu kanya nk'ako guhumbya, nk'uko umwami Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 24, abivuga ngo ku murongo waho wa 27 aravuga ngo kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Haleluya! Iyo ugeze ku murongo wa 30 noneho wumva ari kuvuga kugaruka bya nyabyo, noneho haje gushyira iherezo ku bintu byose. Ariko igihe hazaza bikamera nk'aho ari umurabyo ukubise ukarenga, nubwo azabaje kutujyana. Bene data, nta n'uzamenya uko bigenze, bizaba nka kwa kundi umurabyo ukubita, waba ukibwira abantu ngo dore umurabyo we, bo baza bakabona umurabyo warangije gucaho, ibintu byarangiye. Uko niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera. Ariko akatubwira ku murongo wa 28 ngo aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Iri jambo rikunda gusoba benshi, ariko Yesu yari arimo avuga ko aho azabonekera abe niho bazateranira. Ntibakeneye ubabwira ngo Yesu ari hariya, ngo nimuze ngo ahangaha. Oya, aho intumbiri niho inkongoro ziteranira. Nk'uko nta tangazo uzumva kuri radio rihamagara ngo urumva ngo aha naha hari intumbi ngo nimuze ngo inkongoro zose murya inyama. Reka da, ntago umenya uko bigenze. Aho intumbiri inkongoro zikahateranira, niko aho umwami Yesu azabonekera, abamutegereje bahumurirwa no kuza kwe bazamuteraniraho. Ako kanya nuko bizagenda. Ariko nyuma y'uko abo bagiye, ijambo rirambwira ngo nyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima. Tugere ku murongo wa 29 niho tugeze. Twahereye ku murongo wa 27, hanyuma ku murongo wa 29 aho intumbiri hamaze guteranirwa n'inkongoro, umva ikintu gihita gikurikiraho. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo munsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Haleluya! Icyo gihe noneho kizaboneka ntago ari umurabyo, kuko iby'umurabyo byarebaga itorero gusa. Ariko dore noneho nyuma y'umubabaro uzakurikira kwa kurasa k'umurabyo, nyuma y'uwo mubabaro ngo noneho nibwo ngo bazabona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru. N'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be
ibi byose mushobora kubisoma mugakomeza hasi, ariko nashaka kumvisha ko Yesu mbere yuko azi ikimenyetso cye kikaboneka ku ijuru amoko yose akamubona akamuborogera, yewe ngo n'abamucumise bakamureba, azabanza kuza nk'umurabyo, ubundi aho intumbiri niho inkongoro zizateranira. Mwene data ndakwifuriza kuzaba mu bantu bameze nk'abafite sumako Yesu abakuruza, ku buryo hazabonekera tuzamuteraniraho nk'uko inkongoro ziteranira ku ntumbi, nk'uko ahantu hari intumbi runaka nta urinda guhuruza, ahubwo inkongoro ziribwiriza zikaza. Aya niyo magambo yakoreshejwe mu gusobanura iki kintu, kandi agisobanura neza koko. Bene data rero rwose itorero riragiye, itorero rizava mu isi bidatinze, kubera ko umwami Yesu uko kuboneka kumeze nk'umurabyo ni kuboneka rimwe kwa rimwe. Ijambo ryatubwiye hariya mu Korinto ba mbere 15 ngo ni ku mpanda y'imperuka, ubwo impanda y'imperuka izabivuze ngo nibwo umwami Yesu azaboneka, natwe twese tukamuteranirizwaho, abapfiriye muri we bakazuka, hanyuma abazaba bakiriho nabo bakamusanganira. Ndumva ndi kuguma ndyoherwa, ariko ngiye gusoma icyanditswe kimwe noneho hanyuma mpite nsoza. Haravuze ngo mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo waho wa 15 haravuga ngo iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami wacu tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Icyo gihe ntago ari uzadusanga ku butaka bene da, icyo gihe azaba ari mu bicu, nta uzamenya uko bitugendekeye, tuzacaho natwe tumusanganire mu kirere. Haleluya! Ijambo rikambwira ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Agasoza 18 avuga ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Mwene da, urabwiriza ubutumwa bakagutuka, soma Abatesalonike ba mbere hano ahangaha tumaze gusoma igice cya 4 uhereye ku murongo wa 15. Umwami azaza, natwe tuzamusanga mu kirere, nuko tuzabana n'umwami iteka ryose, kure y'ibitutsi, kure y'inyuro, kure y'ibi byose y'imicunaguzo n'iki byose, tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Uyu munsi icyamira ijambo rikakumara umubabaro, icyisi irimo gukorera cyose, wibuke yuko tuzabana n'umwami iteka ryose, wibuke yuko tuzamusanganira mu kirere. Haleluya! Bwa mbere yaramanutse araza dusanga ku isi, bwa kabiri azaza tumusange mu kirere tujyane mu rugo rwa data. Hahandi yasize atubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo atabayo mba mbibabwiye ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe muzabeyo. Haleluya! Bene data, niyo mpamvu ninginga abo tutari kujyanayo. Mwakabyaramwe, hari igihe uba ufite umushyitsi wawe mu rugo akakurambira, ukabona rwose wabuze ukuntu mwikiza, ariko ugaheshwa amahoro nuko ari umushyitsi ugiye kugenda. Nimuba ari uko mudufata mwakabyaramwe, twebwe turimo turagenda duhari tudahari, nimutwihanganireho gato kuko turagiye. Haleluya! Ariko kandi ibyo turi kuvuga none mubibike ku nkingi z'imitima yanyu, bizababera urwibutso, muzajya mubitwibukiraho tutagihari. Izi ni intashyo turi kubaha. Haleluya! Haleluya! Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Niba uzi mwene so uri kuririra muri iyi si, unanijwe n'iyi si, ndakwinginze mumarisha umubabaro, kumwibutsa ko rwa rugendo tumaze igihe twitegura, tuzinga twidebarasa ibyo tutazajyana, twiyegereza ibyo tuzajyana, mumarisha umubabaro, kumubwira ko rugeze, turagiye pe. Uruzinduko rukuri itorero ryategereje, nguru ruraje, turagiye. Umwami ageze ku irembo kandi ajaje gutwara umugeni we gusa. Uwo ni wazakurura mu mwanya nk'uwo guhumbya akamusanganira mu kirere. Nuko mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Imana iduhana umugisha, naho ubutaha ducumbukura ibiganiro dusanzwe dukora. Musigarane amahoro ya Kristo. Muremure
cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmba Imana bera tuzambikwe ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru tugirire ubuntu Mana ihoraho urugendo rwacu dufite utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmba Imana bera tuzambikwe ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru sinshaka gukorera abami babiri niko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmba Imana bera tuzambikwe ikuzo mu rukundo amarira azaba mu ijuru hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmba Imana bera tuzambikwe ikuzo mu rugo haleluya amarira azaba mu ijuru no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka